Hello, bonjour, habari, gira amahoro, Kristo Yezu akuzwe, Yesu ashimwe cyane, assalamu alaikum ku bakunzi ba Black Rwanda mwese aho muherereye mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Turagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu, tunasaba dusuye bwa mbere ko wakora subscribe hasi mu ibara ritukura, nurangiza ukande kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Abemera Imana n'abatayemera bose bahuriza ku kintu kimwe, ari cy'urupfu. Habayeho abahanga benshi bakoze ubushakashatsi bw'uko babasha gukontorora urupfu, ariko ntabwo byabahiriye. Ubuzima bwa buri munsi abantu bahora bashaka icyatuma baramba imyaka myinshi. Niyo mpamvu twagendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bijyanye n'ibyo kurya, maze dushyira hamwe ibyo kurya warya ukabasha kubaho imyaka myinshi. Ukabaho imyaka myinshi cyane kandi udasaza ku isura, ukagumiza ufite n'imbaraga mu mubiri. Ibi byo kurya tugiye kukugezaho twabihisemo tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ndetse tunaganira n'ababirya. Ibi byo kurya tugiye kukugezaho byose, bamwe turabihinga, ibindi tubiboneka ku isoko. Turagusaba ko wafata urupapuro n'ikaramu ugenda ubyandika kugira ngo uzabashe kubyibuka neza ugiye kubishaka ku isoko. Ikindi turagusaba ko wakurikirana video mpaka irangiye, turahera ku mwanya wa 10 tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga icyayi cy'icyatsi. Icyayi cy'icyatsi dukunze kwita thé vert gifitiye akamaro kanini umubiri mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zirimo na kanseri, gufasha ubwonko kutibagirwa ndetse no kugabanya ibinure mu mubiri. Mu bihugu bifite abaturage bakunda kunywa iki cyayi nk'Ubushinwa, Ubuyapani ndetse na za Korea zombi, ngo uburwayi bwa kanseri usanga buri ku gipimo cyo hasi ugereranyije no mu bindi bihugu. Inkomoko y'iki cyayi ni mu Bushinwa, ariko kikaba cyarageze mu bindi bihugu bitandukanye n'u Rwanda rurimo. Mu bihugu bifite abaturage bakunda kunywa iki cyayi cy'icyatsi usanga uburwayi bwa kanseri yo mu gifu, ibihaha ndetse n'amara bukunze kugaragara gake ugereranyije mu bihugu bitagikoresha. Nk'uko amakuru dukesha urubuga rwa Top Santé abitangaza, bavuga ko icyayi cy'icyatsi gifitiye umubiri akamaro ntagereranywa mu kwirinda indwara ya kanseri n'ibihaha ku bantu banywa itabi. Gifasha mu gukumira ivirirana ry'amaraso mu nda, mu mara ndetse no mu bwonko. Tutibagiwe ko kinagabanya ibinure mu mubiri. Ku bantu bakunda kunywa iki cyayi cy'icyatsi ku buryo buhoraho, ngo gifasha ubwonko kutibagirwa. Nk'uko urubuga rwa Top Santé rukomeza rubitangaza, ubushakashatsi bwakozwe ku bantu 40,000 mu gihugu cy'Ubushinwa, abagabo n'abagore bagaragaje ko iki cyayi gifite ubushobozi bwo gutuma umuntu aramba. Aba bakoze ubu bushakashatsi batangarije ikinyamakuru cy'ihuriro ry'abaganga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko umuntu unywa iki cyayi cy'icyatsi adakunze kurwara indwara zo mu buhumekero. Bavuga ko umuntu unywa iki cyayi cy'icyatsi byibura amatasi 5 ku munsi aba yiyongerera iminsi yo kubaho, kandi abagabanya 16% byo kuzarwara indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Abenshi dukunze kugira i Nyamirambo ahazwi nko mu Biryogo, dukunze kubona abantu bicaye ku tubaraza bafite amatasi bari kunywa icyayi bakunze kwita thé vert. Aba bantu ntukagira ngo babuze ikindi banywa, ahubwo nuko bamaze kumenya ibanga riri muri iki cyayi cy'icyatsi bakunze kwita thé vert. Ku mwanya wa 9 turasanga ibijumba. Ibijumba ni igihingwa gikomoka muri Amerika y'Amajyepfo, byageze i Burayi bijyanywe n'Abanyaportugal ndetse n'Abanya-Espagne. Nyuma biza kugera muri Aziya no muri Afurika bizanywe n'Abanyaburayi. Ibijumba bigira amabara atandukanye, harimo ibitukura, hari iby'umweru, hari iby'umuhondo, hakaba n'ibindi bitandukanye bitewe n'agace runaka. Gusa ibyo byose bikunganye ku ntungamubiri zinyuranye umuntu akenera.
Ibijumba bikungahaye ku cyitwa beta carotene ari nayo ituma biryohera. Iyo beta carotene umubiri w'umuntu urayikoresha ukayivanamo vitamine A. Ibijumba bikize cyane ku byitwa antioxidant birinda umuntu gusaza vuba. Ibijumba kandi ni isoko ya vitamine zitandukanye zikenewe mu mubiri w'umuntu. Muri zo harimo vitamine B6, B2, B5 ndetse na C. Byifitemo kandi ubutare bwa cuivre na manganese. Ibijumba ni ikiribwa cyiza ku bantu barwaye indwara ya diyabete kuko byifitemo isukari y'umwimerere igenda ikaringaniza isukari iri mu maraso. Ibijumba byongerera umubiri ubudahangarwa kuko byifitemo vitamine D. Iyo vitamine D ikomeza amagufwa, amenyo, igafasha imitsi, uruhu, ikanatuma umuntu agira imbaraga. Ibijumba bituma umutima ugira ubuzima kuko ibijumba byifitemo ubutare bwa potasiyumu igenda igasenya ibyitwa sodiyumu bishobora gutuma umutima ugira ibibazo. Ikindi kandi ibijumba bigira vitamine B6 ikumira impanuka zo guturika kw'imitsi yo mu mutwe kuko bituma umutima ukora neza. Ibijumba bifasha mu mikurire y'umwana ukiri mu nda kuko bikungahaye ku cyitwa acide folique kandi abagore batwite bakenera iyo acide folique kuko ituma umwana akura neza mu nda. Ibijumba nabyo bikaba byaje ku mwanya wa 9 ku byo kurya bituma umuntu adasaza vuba. Ku mwanya wa 8 turasanga avoka. Avoka ni ikiribwa kiri mu bwoko bw'imbuto gikunze gusuzugurwa n'abasirimu kuko baba bumva ko kuba babonanwa avoka biteye kimwaro, ariko nanone hari benshi bamaze kumenya akamaro kayo. Avoka ni ikiribwa ubuzima bwacu bukeneye cyane nk'uko abanditsi batandukanye bagiye babitangaza. Burya ngo avoka ushobora kuyirya yonyine, kuyirisha ibijumba, kuyirisha amandazi, akarusho ukaba wayishyira ku ifunguro wateguye, dore ko ngo itera akanyamuneza ku bantu badakunze kugira ubushake bwo kurya. Kandi burya si ngombwa ko warya nyinshi kuko nabyo atari byiza. Burya avoka imwe ku ifunguro cyangwa se igisate kiba gihagije. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko avoka ikungahaye kuri potasiyumu, fibre, vitamine B, C, E n'izindi vitamine nyinshi ndetse ikaba ikungahaye kuri monosaturated fat ifite ubushobozi bwo kurinda umutima kuba wafatwa n'indwara zitandukanye. Tutibagiwe ko avoka zigira uruhare mu kurinda uturemangingo dutuma uruhu rugaragara neza kandi ntirupfe gufatwa n'indwara mu buryo bworoshye. Ku mwanya wa 7 turasanga ibishyimbo. Hari bamwe usanga bavuga ko ibishyimbo bitera umujinya ngo bikanatuma umuntu abigikara, ariko baba bibeshye. Gusa iyo urebye usanga iki kiribwa gikunzwe cyane cyane n'ab'ubushobozi buke aribo twita abakene. Ukibaza niba aribo bazi akamaro k'ibishyimbo bikakuyobera. Gusa ngo si uko aribo bazi akamaro kabyo, ahubwo nuko aricyo kiribwa baba bari kubona hafi yabo cyane. Niho usanga urugero nko mu mujyi wa Kigali abantu bajya kugura ibishyimbo by'100, bya 200, icyo dukunda kwita mituyu. Ibishyimbo rero ni ikiribwa cyiza cyane cyane ku bantu bose kandi kikaba ikiribwa cyagufasha kuryoherwa n'ifunguro ryawe. Ni mu gihe abantu benshi bemeza ko ifunguro ririho ibishyimbo riba ryiza kandi ukumva rikuryoheye kurusha iritari ibishyimbo. Si ibyo gusa nk'uko tuzi ko abenshi mu bice bitandukanye bemeza ko ibishyimbo babifata nk'aho ari inyama z'abakene. Burya ntabwo baba bibeshye kuko ikinyamakuru medicalnewstoday.com nacyo kirabyemeza. Iki kinyamakuru ntabwo cyemeza ko ibishyimbo ari inyama z'abakene, ahubwo kivuga ko ibishyimbo bifitemo intungamubiri zimeze neza nk'ahari iz'inyama. Iki kinyamakuru kigaragaza ko ibishyimbo byifitemo umumaro nk'uw'inyama, gusa bitandukanira ko ibishyimbo bidashobora kuba byatuma ugira ibinure byinshi mu mubiri nk'aho ari inyama. Rero tugusaba ko utakomeza gusuzugura ibishyimbo wumva ko ari ibiryo by'abakene, ahubwo utangira ubirye nawe uno munsi
kuko byagufasha kudasaza vuba. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga epinari. Izi mboga usanga zivugwaho byinshi binyuranye ndetse bamwe kera twabwirwaga ko iyo uzitetse uzirya zigashira ngo iyo ziraye zihinduka uburozi. Benshi bakunze kuzivanga mu isombe nyamara burya epinari ni imboga zanatekwa zonyine. Zaribwa ari mbisi cyangwa se ukazinyuza mu mazi y'akazuyazi. Ndetse ni nazo mboga nziza ku mwana utangiye kurya kuko zifitiye umubiri akamaro. Izi mboga ni nziza ku maso kuko twabibonye ko zikungahaye kuri vitamine A. Ibi bituma ziba imboga nziza ku mikorere y'amaso aho ziyarinda guhuma mu gihe bwije. Kandi izi mboga zigufasha kukurinda urumuri rw'izuba dukunze kwita ultraviolet rushobora kukwangiriza amaso. Izi mboga zirakurinda urwo rumuri. Epinari ni nziza ku bwonko. Ifitemo potasiyumu na vitamine B9 birimo ni ingenzi mu gufasha uturemangingo two mu bwonko. Zigufasha kwibuka mu gihe wibagiwe. Ikindi kandi epinari ituma utava vuba. Kubera ikungahaye kuri vitamine K ni nziza kuko igihe ukomeretse ya vitamine K niyo igira uruhare mu gutuma amaraso akama. Ukaba utakomeza kuva igisebe. Ku mwanya wa gatanu turahasanga shufurere cyangwa se brokoli. Izi mboga twese turazizi tukunze kuzibona ku isoko, ariko zifitemo intungamubiri zigiye zitandukanye zishobora gutuma umuntu adasaza vuba, zikamurinda ibibazo byo ku ruhu ndetse n'ibindi bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe akamaro k'izi mboga, turebe ukuntu zirinda umuntu gusaza vuba ndetse n'ukuntu zigenda zimurinda indwara. Shufurere zifitemo vitamine C ndetse na vitamine K. Izi vitamine zibasha kurinda umuntu indwara. Ikindi yifitemo icyo bita antioxidant ifasha umubiri kudasaza vuba. Mu gihe waba ufite ibibazo byo mu mutwe, twakubwira ko warya shufurere kuko zifitemo intungamubiri zibasha kujya mu bwonko zikabasha gushyira ibintu ku murongo. Shufurere ni imboga nziza zishobora kukurinda ibintu byinshi bitandukanye. Zikaba zaje ku mwanya wa gatanu mu byo kurya warya ukabasha kubaho imyaka myinshi. Ku mwanya wa kane turahasanga ipapayi. Ipapayi ifitiye umubiri akamaro gakomeye mu kuvura no kwirinda indwara. Iyo ukomerekeje urubuto rw'ipapayi cyangwa se igiti cy'ipapayi ubona amakakama y'umweru. Ariya makakama akunze kwifashishwa n'abantu mu kwivura imyate yo mu biganza cyangwa mu gukuraho imyanda igoranye kuva mu ntoki. Amakakama y'igiti cyangwa y'ipapayi mbisi kandi ni umuti ubasha kurwanya inzoka zo mu nda. Za mbuto z'umukara ziba imbere mu ipapayi ihiye ni umuti uvura igifu. Iyo zanitswe umuntu akazikuramo ifu, zijya zifashishwa n'abarwayi barwaye igifu kuribwa bya hato na hato. Izi mbuto kandi zivura inzoka zo mu nda. Mbere yo kurya ipapayi banza uhekenye utuyiko tubiri tw'imbuto z'ipapayi ihiye, nubwo dukarata nk'urusenda, ayo makare ashira vuba bityo ukaba wawukuramo umuti. Amakakama ubwayo iyo uyamize ibitonyanga bike byayo nayo avura inzoka. Kurya ipapayi cyane ndetse no kuyisiga inyuma ku ruhu ngo bifasha umuntu kugira uruhu rusa neza. Nk'uko bitangazwa na elecrama.com, ipapayi kandi ishobora gufasha umusatsi wawe guhora usa neza. Ibi ngo wabigeraho ufashe ipapayi ukayivanga n'imineke ndetse na yahurute ukabishyira mu mutwe. Nyuma ukumuka mu mutwe ukamesamo n'amazi ashyushye nyuma y'iminota 30. Umusatsi wawe uba usa neza. Niba kandi wifuza ko umusatsi wawe ukura kandi neza, ngo ni byiza ko ifunguro ryawe ryajya ribonekamo ipapayi byibura 3 mu cyumweru. Murumva ko ipapayi naryo ari ryiza cyane. Rikaba ryaje ku mwanya wa 4 mu byo kurya byafasha umuntu kubaho imyaka myinshi
agaragara neza ku isura ndetse afite n'imbaraga. Ku mwanya wa gatatu turasanga urusenda. Nk'uko tubikesha urubuga rwa femmeactuelle.fr, hari abarya urusenda kuko bazi ibyiza byarwo byo kuba rutuma abarurya barama bakabaho igihe kirekire, ariko rufite n'ibindi byiza ari byo tugiye kukugezaho. Urusenda ni intwaro yo kurwanya umubyibuho ukabije. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Wyoming muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ibyiza by'ubutare bwa capsaicine iboneka cyane mu rusenda, ari nayo ituma urusenda rwokera mu kanwa. Si byiza kurya urusenda rwinshi kuko bishobora kubangamira amara y'umuntu, cyane ko aba yoroshye cyane. Urusenda rugira ubushobozi bwo guhindura ibinure bibi rukabihindura ibinure byiza. Urusenda rugira vitamine C. Iyo vitamine C ikaba ifasha amagufwa, amenyo, ishinya. Ikindi kandi iyo vitamine C ituma mu gihe umuntu akomeretse akira vuba. Urusenda rugira vitamine B6. Iyo vitamine ifasha ikorwa ry'amaraso, ituma umwuka mwiza iyo twita oxygene itembera mu mubiri ndetse yongerera umubiri ubudahangarwa. Mu gihe umuntu ariye urusenda akumva rumubanye rwinshi, ntago ari byiza ko wanywa amazi kuko ntacyo yakumarira. Ubutare bwa capsaicine kuba ruba mu rusenda ntago buvanwaho n'amazi, ahubwo umuntu yitabaza ikintu cy'amavuta menshi cyangwa se gifite ibinure. Aho twavugamo fromage, amata cyangwa se akayiko gato k'amavuta ya olive. Gusa nk'uko tubibonye ko urusenda rufite ibyiza byinshi, rufite n'ibibi byinshi. Niyo mpamvu tukubwira ko niba ugiye kurya urusenda, ujye urya urusenda rukeya ntukagire urusenda rwinshi kugira ngo wirinde ingaruka zarwo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ibihaza. Ibihaza ni ibiribwa byuzuye intungamubiri dukenera mu buzima busanzwe, kandi biboneka henshi kuko hari naho byiyeza mu bisambu. Bikaba bimwe mu bihingwa bishobora gutuma umwijima, impyiko, amagufwa, amaso n'uruhu bikora neza. Ibihaza biba mu moko menshi atandukanye kandi nabyo biba mu bwoko bw'imboga. Zimwe mu ntungamubiri ziri mu gihaza aho twavugamo vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D na vitamine E. Mu gihaza harimo amazi angana na 95%. Harimo isukari ingana na 3.5%. Imisemburo itera kwituma neza ingana na 2%. Bivuze ko ibihaza bituma umuntu ufite ikibazo cyo kujya kuri toilette cyangwa se mu bwiherero bimufasha kwituma neza. Akamaro ko kurya ibihaza: byongera ubudahangarwa, bifasha kurwanya diyabete. Ibihaza biringaniza umuvuduko w'amaraso, bifasha kurinda infection zitandukanye. Ibihaza byongera kubona neza. Niba ufite ikibazo cyo kutabona neza, tangira urya ibihaza bizagufasha. Bikomeza amagufwa. Rero ibihaza benshi twari dusanzwe tubisuzugura twumva ko ari ibiryo byo mu cyaro, ariko muri aka kanya tangira ubyihate kuko bizagufasha kubaho imyaka myinshi. Ku mwanya wa mbere turahasanga amazi yo kunywa. Ubushakashatsi bugaragaza ko amazi ari umuti ukomeye uvura indwara nyinshi ziterwa ahanini n'ibibazo binyuranye bituma umubiri ugira amazi makeya. Nk'uko byagaragajwe na Dr. Fereydun, umushakashatsi wanditse igitabo cyitwa Your Body's Many Cries for Water, kivuga ko umubiri wawe uraririra amazi. Indwara nyinshi zirimo asima, umuvuduko ukabije w'amaraso, igifu, kanseri, diyabete yo mu bwoko bwa 2, indwara zo mu bwonko no mu rutirigongo, iz'uruhu ndetse n'izindi ziterwa ahanini no kugira amazi make mu mubiri. Kandi burya kumva ko mu kanwa kawe humye si cyo kimenyetso rukumbi kikubwira ko unyotewe. Ese iyo wavuze inyota wumva ari iki? Inyota ni ubushake bwo kunywa ikinyobwa runaka. Ni uburyo umubiri ukoresha kugira ngo ugenzure amazi yinjira n'asohoka. Kumva inyota rero bikaba bigenwa n'agace ko mu bwonko kitwa hypothalamus.
Akamaro k'inyota rero ni ukwibutsa umubiri kongera kunywa amazi, kuko iyo urengeje iminsi yabugenewe utanywa amazi, igikurikiraho ni urupfu. Hari abantu bibaza ngo ari inzara n'inyota ni iki cyica vuba? Burya ni inyota. Tugiye kurebera hamwe ibibazo amazi arinda. Amazi akurinda kurwara umutwe, akurinda asima, amazi akurinda ikirungurira, ikakurinda rubagimpande, umugongo, ububabare mu gituza, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ndetse n'izindi ndwara muri rusange. Ushobora kwibaza, ese ngomba kunywa amazi angana iki ku munsi? Ku munsi umuntu atakaza amazi cyane cyane mu nkari, mu guhumeka ndetse no mu kubira ibyuya. Bityo rero nibura umuntu yagakwiye kunywa amazi litiro imwe, ayandi akava mu byo kurya. Turagushimiye wowe wakurikiranye iyi video mpaka irangiye, tukaba tugeze ku musozo wa video, tugushimira ko wabanye natwe. Ibi byo kurya n'ibyo kunywa tumaze kukugezaho ntabwo ari ahangaha birangiriye, hari n'ibindi ushobora kurya bishobora kukunganira mu gutuma udasaza vuba. Rero by'umwihariko ibingibi tumaze kukubwira uzagenda ubishake ku isoko cyangwa se nimba ubihinga utangire ubirye, kuko bizagufasha kwirinda gusaza vuba. Wakoze kubana natwe.